N'amakuru avugwa mu myidagaduro n'abahanzi batandukanye turacyafite abastar twaganiriye nabo turacyafite amakuru menshi tukibutsa ko ku mbuga nkoranyambaga zacu ushobora kutuganiriza cyangwa ukaduha ibitekerezo bitandukanye page yacu ya Facebook nuko nukwandika Kanata ugasiga umwanya ukandika radio ukabona Keti Radio ukareba page ifite aba followers benshi ahasigaye ukabirangiza nk'umuntu w'umusaza niko bimeze hari umugabo w'umulasta yitwa Ja Bondi mu minsi ishize ngo yarari mu Rwanda umugabo nakunze cyane interviews yakunda kuvugisha kuri hari gihe twamubajije hano muri Keti Idols rwose turamubaza tuti ariko aba rasta mukunda gukoresha ka weed urumva ibikoresho icyo twita ibikoresho bikaze ibikoresho karakantu kaka uramuti ako ku mugongo w'ingona barwitura umogi ati mujye mugakoresha ati kugakoresha byo turagakoresha ariko tugakoresha nk'umuti hari indwara zimwe na zimwe n'abajyanga cyahe ati giye rwose ndakoresha ati kandi ati n'abahanuzi bagiye bagakoresha abahanuzi bamwe na bamwe abahanuzi ba Reagan bagiye umuhanuzi Bob Marire Imana imuha amahoro n'imigisha abahanuzi ba Yoweri ayesaya niko bimeze ati rero ati karatura kifashisha cyane karafasha uyu mugabo rero muri iyi minsi nubu yashyize hanze indirimbo nshyashya avuga ko akumbuye u Rwanda cyane indirimbo turimo twumva hano muri background yitwa Gasabo mu byukuri iyi ndirimbo ni indirimbo yaririmbye mu buryo buzimije uretse yuko asa n'uririmba agaragaza yuko akumbuye u Rwanda akumbuye igihugu yavutsemo ati ni igihugu ndi kure mu bijyanye n'umubiri ariko nanone ndi hafi cyane mu bijyanye n'umutima umva ikiganiro twagiranye mu kanya kashize ubwo twamubazaga ni mu buryo buri exclusive tumubaza kuri iyi ndirimbo yita Gasabo Rasta Ja Bondi ndirimba ni icyambere cyo ndi umuhanzi ko ndi umuhanzi rero iyo ntekereza ibintu ndabiririmba nibwo buryo bwanjye bwo kubwira abumva indirimbo zanjye ibyo ntekereza ni nk'uko umuntu ashushanya yerekana igishushanyo ni nk'uko umuntu amagara abantu akababwira agiye nk'umuhanzi nyine ni uburyo bwo kuvuga ibyo ntekereza ibyo ibindi ku mutima amarangamutima yanjye ni ukuvuga ngo iriya ndirimbo rero nayikoze nk'umunyarwanda uba mu mahanga ukunda u Rwanda urubamo akarubamo ariko adahari ni ukuvuga kurubamo mu bitekerezo ariko umubiri wo uri ahandi ni ukuvuga ngo ni nko gukumbura ni ukuvuga ngo iyo ndyamye cyangwa se ibyo mba ndimo byose roho yanjye biri mu Rwanda ni ukuvuga ndarutembera gusa icyo navuga nanone ni uko muri uko kurutembera iyo wumvise neza iriya ndirimbo kugira ngo n'igitumye sinzi kugira ngo tuyigaruke ahari ndagira mbonera akanya ko kubwira abantu cyane cyane urubyiruko wumvise neza nyine ibyo ndirimba muri iriya ndirimbo kubera ko nkoresha ikinyarwanda bavuga ko gihanitse bambabarire nta nubwo nigeze niga ururimi rw'ikinyarwanda cyane bavuga ngo ni ikinyarwanda gihanitse ntibumva neza kubera ko ngo birimo amagambo ya kera cyane cyane atagikunze gukoreshwa ubu ngubu nagira ngo nshimire radio impaye ijambo kugira ngo mbe nabasha gusobanura ibyo ari byo ngiye rero nkunda u Rwanda nagira ngo nabanje ndarutembera murumva irimo ibipande bigeze kuri bitatu ahari hari icyo nakwita nko mu cyongereza geopolitical ikindi nakwita nko gutaka igihugu n'abagituye kubera nyine kugikunda ibyo byose nibyo bikubiye muri iyo ndirimbo rero kugira ngo umuntu azabashe kubyumva neza nanone biradusaba kumenya amateka y'u Rwanda kubera ko mvugamo ibintu byinshi iyo mvuga u Rwanda jewe ntabwo mvuga u Rwanda ruriya bita ngo nagahugu ngo iyo mvuga u Rwanda jewe mbavuga u Rwanda nk'uko rwahoze roho yanjye mba numva yatembereye cyane ku buryo ibimeze nk'ihema ritwikiriye aho hantu hose mvuga n'iki gitumye nsa n'urenga ya mipaka y'u Rwanda rutoya nkajya no mu bihugu by'abaturanyi kubera ko ari abavandimwe ubwo rero
ayo marangamutima akubiye muri iyo ndirimbo nshimishwa no kugira ngo urubyiruko cyane cyane nyine batumva ikinyarwanda. Hari abavukiye mu mahanga, hari abavutse ubu ngubu ibinyarwanda byaragiye byinjirwamo n'izindi ndimi bigatuma batumva neza, ariko nashatse ko n'ayo magambo ya kera agaruka, kuko igihe tuzakora ikintu kimeze nk'urutonde rw'amagambo ya kinyarwanda, ndumva hari amagambo atagikoreshwa tuzakenera. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo y'amateka. Iyo mvuga u Rwanda mba mvuga u Rwanda rwa Gihanga. Iyo mvuga u Rwanda rwa Gihanga rero ntabwo mba mvuga u Rwanda rwa Kanyarwanda gusa, ngo nagira ngo ibyo bintu nabyo bijyanye n'amateka urubyiruko rujye rubyumva. Sinzi niba amateka asobanutse neza cyangwa se niba urubyiruko rwiha umwanya wo kuyajyamo kuyashakisha. Iyo ndirimbo wenda yaba imbaritso cyangwa se imfashanyigisho kugira ngo urubyiruko rwumve amateka y'igihugu cyabo. Nicyo nashaka kuririmba nyine. Ni burya abahanzi hari igihe bamera nk'abarimu. Kuvuga rero ngo u Rwanda rwa Gasabo n'u Rwanda rwa Gasabo, rugari rwa Gasabo nirwo rwakagombye guhura n'u Rwanda rwa Gihanga. U Rwanda rwa Gihanga kubera ko Gihanga nyine yari afite abana 5. Gihanga atandukanye na Kanyarwanda. Ubwo Gihanga yari afite abana 5 bose agenda bagabira ibindi bihugu. Muri ibyo bihugu twavugamo nk'aho bita wenda nk'ibihugu bya Bugesera, twavugamo ibihugu by'Umubari, twavugamo nk'ibihugu wenda bya Ndorwa kwa Bakanyandorwa, twavugamo ibihugu wenda kwa mu Bushi, ahantu nk'aho hose urumva cyangwa mu Bushubi, ngira ngo ahari menya bahita mu Bushubi. Ni ukuvuga ni amateka iyo ndirimbo iributsa abana, iributsa abantu bashaka kwibagirwa amateka y'u Rwanda kuyagarukamo. Ngo iyo ndirimbo iradushushanyiriza icyo nakwita ikarita y'u Rwanda ya kera, nta nubwo ari n'ibintu bishyashya. Hakaba nyine ari u Rwanda rwari rumeze nka federal, ni ukuvuga rwari rumeze igihugu gikubiyemo ibihugu byinshi, ubwami bukubiyemo ubwami bwinshi. Hakabaho ubwami bwa Kanyarwanda rero rwo Rwanda rwacu rutoya rwa 26,338 square kilometers, ngira ngo ni ukuvuga ngo hano hakaza kubona u Rwanda rero rugari rwa rundi rurimo abaturanyi bacu. Urumva agenda nirwumva ndirimba roho yanjye no intembereza, nibyo ndirimba kugira ngo aba bana babimenye. Wenda njya numva haba ngo n'utuntu tw'utubazo wenda no kutamenya amateka bishobora gutera n'ibyo bibazo byanavuka, ariko uwamenya amateka neza nta kibazo cyanavuka. Indirimbo iri muri urwo rwego. Ntabwo nkora politiki nk'uko bamwe bagiye babivuga, ni amarangamutima yanjye, ni igishushanyo cy'ibindimo. Ntabwo ari ukuvuga ngo yewe ngo wowe uyu n'uyu ngo uyu n'uyu ngo muri rekada. Ni igishushanyo cyanjye nk'uko mbitekereza nk'umuntu w'umunyarwanda. Aha rero bikaba bivuga nanone ngo kugira ngo icyo gihugu hari abantu barwanye igihe abazungu baduteraga. Kuva iyo myaka yose kera abazungu barashakishije, kuko bagiye badutera baturutse za Bugande, bagiye badutera baturutse za Kongo, bagiye badutera baturutse za Tanzania, bagatera u Rwanda bagira ngo ibyo bihugu navuze byonge kwemera kuyoboka umwami w'u Rwanda nk'uko ari byari bimeze mu mategeko. Muzehe nk'uko nakwita muzehe wenda nka Gihanga rero abwiye abana bati mwebwe mujye muyoboka Kanyarwanda, kuko hariya ni mu mutima w'uru Rwanda rugari rwaje kuba Gasabo, kuko n'icyo gihe bya rwa Gasabo ntirwari rurimo. Ibyo gihe rero ni ukuvuga ngo ayo mateka aratwereka, ndetse aratwereka u Rwanda urwari rugiye naho ngaho ntemberane. Iyo mvuga ngo imipaka ndayizenguruka, mba nzenguruka kuri izo nkiko zose nge namvuga ndeba, akaba ari byo ngerageza gushushanya mu ndirimbo. Hari abantu rero bagiye barwana kugira ngo iyo mipaka ihameho, nubwo bitakiri nk'uko byari kera kubera nyine ibibazo by'isi. Tuzi ko mu muco tukiwusangiye kubera ko n'ubundi u Rwanda si igihugu, ngo u Rwanda ni igitekerezo. Sinzi umwami wigeze kubivuga. Icyo gitekerezo cyacu rero kijyanye n'umuco, ni ukuvuga ko uwo muco wacu tuwusangiye n'abo bavandimwe batuye aho nakwita nyuma y'imipaka y'u Rwanda rwa Kanyarwanda, ariko bakaba bari imbere y'imipaka y'u Rwanda rwa Gihanga. Iyo ndirimbo ishaka kubisobanura neza. Rero ngo abo bantu nabo kubashimira, ndagira ngo kubavuga ibigwi, kubavuga imyaka, ndagira ngo nta gitangaza kirimo. Hari abatakiri muri ubu buzima, hari n'abari muri ubu buzima ntawe wabitindaho, kubera ko ndagira ngo imibanire yacu n'abo bavandimwe batuye hafi y'inkiko zacu batuye mu Rwanda rwa Gihanga, abo bavandimwe batuye mu Rwanda rwa Gihanga, ndagira ngo ubu ngubu babana neza n'Abanyarwanda batuye mu Rwanda rwa Kanyarwanda.
nibyo dushaka ngira ngo niyo mahoro nayo ngayo n'amahoro nayo ngayo. Iyo ndirimbo ni indirimbo ishaka kugaragaza amateka kugira ngo amahoro aboneke biciye mu mateka. Ntangwa kwemera ko dufite abavandimwe hariya n'abahariya bavuga ko bafite abavandimwe mu Rwanda bitwaye iki? Nagace kambere k'ikiganiro twagiranye na Jera Bondi, indirimbo yitwa Gasabo. Ahanini wumva yuko nyine ngo agaruka ku mateka yo hambere ahereye ku nkiko z'u Rwanda uko abibona mu uko abisoma. Ahubwo nanjye ibintu ntabwo nayo mbisobanukiwe neza. Ni binini cyane. Nanze ko u Rwanda rwa Kanyarwanda ari u Rwanda rwose ho ruri. Okay. Nawe ahubwo ngira ngo urize. Nanjye ndize. Yes, uretse rero iki kibazo twavuga yuko wenda kibandaga ku ndirimbo tumubaza Gasabo washaka kuririmba iki, niki cyari gikubiyemo, asobanura bijyanye n'amateka, avuga ko n'urubyiruko rukwiye gushakisha amateka y'u Rwanda rukayigaruka rukayamenya. Twanamubajije bundi urumva ni hanze y'inkiko nyine z'u Rwanda, tutaramwaza tutese mu by'ukuri abazungu abanyamahanga mu bihugu ugendamo hirya no hino bafata umuziki wawe gute ku giti cyawe, abanyarwanda bo baririmba iyo ngiyo hirya aho ngaho babafata bate? Umuziki w'abanyarwanda mu by'ukuri aho ngaho ufatwa gute? Igisubizo yaduhaye ni iki ngiki. Umuziki wanjye urumva mvuze umuziki wa reggae. Ora abantu bavuze umuziki wa reggae kuri iyi si ni abantu benshi cyane. Uko reggae ni nka gospel, reggae ni ntabwo ari umuziki w'igihugu kimwe, ni umuziki is a universal music. Kuvuga rero ngo umuziki wanjye ufashwe gutya, it can be hard. Umuziki wanjye urukuri gemba mu Busuwisi, nkorera mu Busuwisi, nkakora udukonseri, nkakora amakonseri, nkakora n'ibikonseri, ubundi yemura mu bindi bihugu duturanye za Bufaransa, za Butaliyani, gutyo nkagenda nkakora konseri bitewe. Umuziki wanjye n'uw'amakonseri ntabwo ari uw'amaradiyo. Hanyuma kugira ngo umuziki uzahite muri radiyo keretse hagiye kuba nka konseri nibwo abapromoters babikoresha. N'ubundi amaradiyo y'ino nyine avuzwa n'imiziki yoherejwe nanone n'amaradiyo y'isi yose akomeye cyangwa n'amateleviziyo akomeye. Umuziki wanjye uko uhagaze ku bindeba, uhagaze neza kubera ko mfite amaze kugera ku bikorwa bihagije birimo ama-album ahari amaze kugera kuri ane, nkaba ndimo no gukora n'iyindi ubu ngubu nayo izarangira ngira ngo mu gihe cy'amezi 2. Umuziki wanjye uhagaze neza, igihe ntajya mpagarara kuwukora kubera ko buri munsi there is experience I step in, you know. Ukuvuga ngo ngiye nshimira Imana aho umuziki wanjye ugeze, kandi ndabyishimiye nanjye ubwanjye, kandi nizeye ko n'abafans banjye babyishimiye. Buri munsi haba hari ikintu gishyashya kijyanye na experience nyine, urumva. Umuziki wanjye rero ni umuziki uvuga ibintu by'Imana cyane. Nkunze kuririmba za psalm, nkunze kuririmba justice, nkunze kuririmba urukundo rwa kivandimwe, nkunze kuririmba amahoro, nkunze kunegura ubutegetsi bwitwara nabi, nkunze gushima abategetsi bayobora neza abaturage nk'uko indirimbo za Redem Talk zibivuga. Nkunze kunegura abantu bangana, ibintu ibingibi by'ivangura ry'amoko nk'indirimbo za Sabantu zibivuga. Mbese ni gutyo, ndi nk'umuntu mbese ntabwo ndi ikigomeye, ariko hari igihe ngira ibitekerezo byigomeka ku bitekerezo by'abategetsi b'isi kandi nkabyerekana. Nicyo gitumye ahari ngira ngo numva ntashobora no kuvuga ngo umuziki wanjye uhagaze gutya cyangwa gutya, kuko ibitekerezo biterwa n'uko ibitekerezo byanjye byaje. So ikindi navuga gusa nuko umuziki rero wo mu Rwanda nk'uko mwambajije, kuvuga ngo umuziki wo mu Rwanda muri rusange uhagaze gutya i Burayi cyangwa mu mahanga, singiye kubesha rwose. Kuvuga ngo simbizi, ntabwo mbizi, kuko nzi ko umuziki wo mu Rwanda kugeza ubu ngubu uracyari roko cyane kubera ko
abanyarwanda dushaka kwigaragaririra mu Rwanda ngira ngo cyangwa na mikoro make cyangwa n'aba promoters bacu badashaka gutenda ngo bagiye kure cyane cyakwa nanone tugomba kumenya ko Rwanda nyine ari igihugu gitoya tukaba dufite abatwumva ari bakeya cyetse nk'ubu ngubu nyine Rwanda rusigaye ruri muri East African Community wenda tukaba twakumva kuzagera za Dar es Salaam kuzagera za Nairobi kuzagera ndetse na za Kinshasa kuzagera nayo za Bujumbura bitewe nanone na politike y'umuziki w'abanyarwanda uko abanyarwanda bashaka ko tuzamukira hamwe mu nzego zarizo zose apana mu byerekeranye ubuhinzi gusa ubukungu n'ubu gusa ubworozi n'ubu gusa cyangwa n'umuziki kuko nawo ujyanye na kaca kugira ngo nawo tuwuteze imbere cyane kugira ngo rero abanyaburayi bumve umuziki w'u Rwanda it's not easy kubera ko inshuro nyinshi abahanzi bacu mu Rwanda bakopera iby'abanyaburayi ntabwo numva ukuntu umuntu azahaguruka Hollywood ngo agiye gushaka kumva umuziki w'i Kigali kandi abahungu b'i Kigali bafata imiziki nyine ya Hollywood bakayisubiramo ku buryo ntazi kugira ngo rero nanjye nk'ubu nka Jamaica abahungu baho wenda nk'umuziki wanjye ushobora kugera nkawumva muri Jamaica bamubijije nta gitangaza kirimo kubera iki kubera ko tuvuga ubutumwa bumwe kandi tukaba dutekanijwe kubana a good rasta atekejwe no gushyigikira undi murasta byanze bikunze icyo gihe nibwo aba ari umurasta twebwe turashyigikirana igihe abandi bongera numva basa n'abahanganye cyane ibyo rero nabyo bituma imiziki yacu yo mu Rwanda idatera imbere kuko bagenda bashyirana ibihato mu usanga ari fight itagombye ku nk'ubu ngubu nk'ishyirahamwe ryacu ry'umuziki rikorera mu Rwanda honyine nta rindi shyirahamwe ryo mu mahanga bifatanije wenda nk'inyungu z'umunyarwanda uri mu Busuwisi nkanjye zijya zikurikiranwa n'inyungu na wenda n'ikigo cyo mu Rwanda gishyigikira inyungu z'abahanzi usanga ntibabiziranye agasanga n'udufaranga nakagombye kwinjira twihereye mu Busuwisi ibyo rero nabyo usanga ari politiki idindiza umuziki hari ibintu byinshi byo kuvuga cyakora muri rusange umuziki wo mu Rwanda uwo igihe umuntu uhagaze neza mu Rwanda ariko ibyo mu mahanga byo ntabwo nabivuga cyane Bondi umugabo uvugisha ukuri kwinshi cyane iyo yakuneza arabikubwira atitaye ko waba uri we waba wakoze neza akagushima yibera hariya ku mugabane w'Uburayi akaba ari umugabo mu minsi yashize nyine yagiye akunze no kuza gukorera ibitaramo hano muri inshuti ya Gatera cyane kenshi n'umushaka uzamusange hariya muri Murendi Japan One Love ariko wa mugani niyo gushyikirana ko abarasta busundi yajya he ni muri One Love nyine uretse ko injyana ya reggae bagomba no kugira ikintu bakora kugira ngo itazima kubera ko ntabwo ikiri kuri standard yari iriho mu minsi yashize ariko nanone hari igihe ubibwira abahanzi nk'abari bakakubwira bati injyana ya reggae n'ubundi ihoraho ngo ntabwo izapfa ngo igenda icengera mu mitima y'abantu gake gake sinzi rero niba ari byo cyangwa niba ari reggae igenda izima ubwo bashyiremo n'agatege bashaka abandi bantu babasimbura cyangwa abandi bantu baforma bazayisigarana mu minsi iri imbere ngo kuko bimeze mushobora kuza kuduha ibitekerezo kuri iyi nkuru kuri page yacu ya Facebook cyangwa kuri WhatsApp amafoto ye murayabona kuri page ya Facebook twashyize amafoto agerageza kuba menshi kugira ngo abareba misura ye mu murebe n'amafoto mu by'ukuri menshi wareba ku buryo ushobora gusigarana imwe muri ayo ngayo Jabondine twaganiraga avuga ku bintu bitandukanye avuga kuri indirimbo ye Gasabo avuga ku bijyanye n'umuziki uko uhagaze mu Busuwisi avuga ati rwose ntabwo bapfa kuncuranga ahangaha amaradiyo hano kubera yuko bicurangiriza avuye ku mateleviziyo mpuzamahanga akomeye ati cyo koza muri za concert mfite
concert cyangwa ikindi barancuranga, ariko hari aho biragorana cyane ko amaradiyo yacuranga umuziki wawe kubera yuko bishyuriye copyright. Yes, nuko bimeze. Ni KT Idols mukomeje kumva, turacyabafitiye andi makuru menshi avugwa hano mu Rwanda, ari nako mushobora gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu. Mu kanya gato turibuze kubafungurira umurongo wa telefone mwe mwatuganiriza, mwatanga ibitekerezo kuri izi nkuru zitandukanye. Niko bimeze.